ku manywa y'ihangu mu ishyamba hagati ryuzuye urubura n'umutuzo udasanzwe hari abasirikare babiri bose bafite imbunda bari gupimana, buri wese afite mugenzi we mu gipimo cy'imbunda ye. Uko bigaragara bose ni ba mudahusha ba snipers b'abasirikare, barasira kure bakarasa ku mutwe no ku mutima honyine. Bamwe barasa isasu babaze neza bakaripima ko bitondeye ku buryo aho guhusha isasu banemera bakiyahura. Umwe muri bo afite ukuntu yahumetse kwihariye gusa nko kwiruhutsa, maze akurura imbarutso ararasa. Isasu ryerekeza ko hakurya bari bahanganye rihita rimubarura umutwe. Uyu wari urashwe amazina ye nyakuri ni Simo Haiha, yahise ajya hasi mu buryo bwuzuye. Uwari kizigenza mu ishyamba mu kanya nk'ako guhumbya, isasu ryamuciye mu itama rihita rihingukira inyuma y'ugutwi riramukomeretsa bimwe birenze ibikabije, ahita atangira kuvirirana bimwe bikomeye, amaraso akwira mu rubura ahari hamukikije hose. Abasirikare bagenzi be babibonye ko arashwe baje biruka. Kubw'Imana zirebera ubudahumbya basanze akiri guhumeka, bahita bamukurubana bamuvana ku mirongo y'imbere y'urugamba mbere y'uko ashira mu mwuka. Gusa byasaga nkaho byamurangiranye atari burenga uwo munsi. Ubyumve neza ko n'imyenda ye y'urugamba yari yabaye amaraso. Bahise bamwihutisha kwa muganga, ariko bisa nkaho ari ugukora ubusa ntacyo biraza gutanga, kuko kurokoka ibikomere nk'ibi byasaga nk'ibidashoboka muri iyi myaka. Noneho rwagati mu ntambara aho imiti yabaga ari ibura. Gusa aha ni ibintu bibera gatogo, nuko uyu musirikare wari uri gupfa atari umusirikare usanzwe, ahubwo niwe musirikare wa mbere utinyitse mu isi yose n'amateka yayo yose mu barasira kure ba snipers. Mu minsi 100 yari yarabanje mbere y'uko araswa, yari yarisha abasirikare b'Abarusiya benshi ku rwego rw'uko atanibukaga umubare wabo nyakuri. Niwe musirikare wafashe igisirikare cy'Uburusiya ashyira hasi arasira ibanga cyose aragipfukamisha, ahangara Abarusiya kandi isi yose arabatinyaga bikomeye. Ibaze gukubita utunyafu two kunda igisirikare na Leta Zunze za Amerika itatinyuka kuyoberaho gutyo gusa. Ibi bisa nka filime y'ibikabyo byinshi, ariko iyi ni inkuru mamo ishingiye ku mateka ya nyayo yabayeho y'umugabo Abarusiya bari barahimbye The White Death, urupfu rwera cyangwa se urupfu rw'umweru, kubera uburyo yari yarababereye inzozi mbi. Gusa nubwo byari bimeze bityo, twatangiye araswa isasu ku mutwe. Iki gihe ibihumbi byinshi by'abantu byarimo byibaza koko niba araza kurokoka. Ahani by'iyi nkuru bijya kumera nk'ibyuzuyemo amakabya nkuru koko, nuko uyu musirikare wari warafashe amaraso abasirikare b'Abarusiya yarabazengereje agakinira ku gitinyiro cy'Abasoviet mu buryo bukabije. Ntabwo ari umusirikare, ntabwo ari umwicanyi wabitorejwe, ntabwo ari azi kurwana, ahubwo yari umuhinzi mworozi. None ni gute umuntu nk'uyu yabashije gukubita udushyi tw'amatwi n'amatama abasirikare ba mbere b'igitinyiro cyinshi mu isi yose Abarusiya? Byagenze bite ngo bamusekuze isasu nk'uko twabibonye ku ntangiriro, nawe ubwe yisange ibye byose byamurangiranye? Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ese nawe uri muri bamwe bahora bahangayitse bibaza aho bakura umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kubabaswe n'ibiyobyabwenge namwe abakoraho rikaka, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, kwabazaniye umuti wizewe kandi ukomoka ku bimera. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi, itegano, ibigaburano, nyabingi, ibihuhirano, namwe mwashyizwe igorora. Muganga gakondo yifashisha imbaraga z'ibimera. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira, haba ku bagore cyangwa se abagabo, namwe twabatekerejeho. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0781 takumagara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Nukuri biteye isoni n'ikimwaro ku muntu w'umugabo ugera mu gikorwa cy'abakuze ugahirika isegonda rya mbere, irya kabiri ugahita umanika amaboko bigitangira. Alalala, ubu mwaye pe. Ni ikimwaro kijya kungana n'igiterwa no kugira ingano idashimishije y'ubugabo. Ibi bibazo biremereye benshi muri iyi si, ariko ikiza hari ababifitiye ibisubizo birambye. Aha ni muri Vibratus, abahanga bemena amategeko bavurisha imiti yizewe ituruka muri Leta Zunze za Amerika no mu bihugu by'i Burayi, kandi ikaba imiti igaragaza impinduka ku wayikoresheje wese mu gihe gito gishoboka kiba kibarirwa mu masaha. Aba bifashisha imiti yujuje ubuziranenge nk'iyitwa Manufactured Tablet, ikiza burundu kurangiza vuba no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Kuri wowe ufite ikibazo
ikibazo cy'inanga zawe zacitse amazi cyangwa zabaye ibihuhwe zisubira ku murongo kandi zikagira imbaduko. Uwamenye vibratus atandukana n'ingaruka zose yatewe no kwikinisha, kubura ubushake, abyumva mu migani, agakira burundu indwara nka kanseri ya prostate irangwa no kwishimagura ku bugabo, kumva udusonga dutera ku busabo bw'inanga, kwihagarika amasohoro, guterwa n'uduheri ku bugabo n'ibindi. Ubyumve neza ko muri vibratus dufasha abadame batagira amavangingo n'ububobere, abazahajwe n'ama-infection ndetse n'abatagira santima. Isibye kuba imiti yacu tuyigusangisha aho waba uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, niyo waba uri mu bihugu bya kure, iyo mu mahanga tuyikugezaho kuko dukorana na DHL ndetse n'iposta. Kemura icyo kibazo cyakuzahaje, uduhamagare cyangwa se utwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Dukorera mu mujyi rwagati wa Kigali mu nyubako ya Mike kuri floor ya mbere mu cyumba gifite nimero 23. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1939 Abasoviet batangije intambara nini cyane kuri Finland barayataka. Abarusiya bayinjiramo barasa, gahunda ari ukuyigarurira igihugu cyose bakagifata mu buryo bwuzuye. Icyo gihe hakoreshejwe abasirikare b'Abarusiya barenga miliyoni ndetse n'ibihumbi byinshi cyane by'ibifaru by'urugamba. Intego yabo ari ukwigarurira igihugu cyose cya Finland mu cyumweru kimwe gusa, kuko Perezida Joseph Stalin wayoboraga leta z'ubumwe z'Abasoviete yashakaga ko Finland bayomeka ku matware yabo nk'Abasoviete. Bo nk'Abarusiya batekerezaga ko Finland iciriritse, igisirikare cyayo cyegereye kirutwa n'abasekirite, ari agahugu gato karaho k'amafuti, kandi n'abasirikare ba Finland ari bake bishoboka. Ibyo rero byatumye igisirikare cy'Uburusiya cyambuka umupaka, bambuka bemye nk'abinjira mu turima twabo bwite, kuko bumvaga ko ntawe uhari wo kubarwanya mu buryo bugaragara. Gusa ariko bari bibeshye, kuko Finland yasaga nkaho yari yariteguye intambara bihagije. Finland yaragiye kusanya buri muturage wese ufite ubushobozi bwo gufata imbunda mu ntoki akarasa. Finland yaragiye ishyira hamwe abahinzi, abakozi bo mu nganda, abari abarimu n'abandi benshi, bose bahabwa intwaro bitegura kurwana n'Umurusiya. Umwe mu baturage icyo gihe bashyizwe mu gisirikare ni Simo Haiha, umugabo w'imyaka 34 y'amavuko, akaba umuhinzi mworozi wari uzwi cyane mu giturage cyitwa Latvia kiri muri Finland hafi n'umupaka uhuza iki gihugu n'Uburusiya. Uyu yari umugabo mugufi cyane, wari ufite metero imwe na santimetero 30 z'uburebure, ndetse nta na kimwe yari afite cyatuma yitwa umusirikare udasanzwe mu buryo bugaragara. Gusa Simo yari afite ubushobozi bwo gufata imbunda agakurura imbarutso akarasa, ndetse yari abizi neza kuko yari asanzwe ari umuhigi. Ubyumve neza ko kuva akiri muto yajyaga mu mashyamba guhiga inyamaswa zirimo nk'inkwavu, impara n'impongo. Izi zose kandi yazihigishaga imbunda akazirasa mu bwonko honyine. Ni umugabo utaratinyaga kwinjira mu mashyamba, yasaga nk'ateye ubwoba. Akaba amashyamba yabaga yuzuyemo urubura kubera ubukonje bwinshi, ariko nanone aho yabaga hakaba ahantu guhinga ukeza byabaga biri munsi yo kudashoboka, ku rwego rw'uko kubaho byasabaga gufata imbunda ukinjira mu mashyamba ugahiga inyamaswa yo kwica ukayirya. Uyu yari yaramaze imyaka y'ubuzima bwe bwose yarize gukurikirana inyamaswa zanyuze, yarize kwihisha, yaranize kuzirasa ku mutwe gusa muri ubwo bukonje, akarasa yafunze umwuka ku gipimo cy'ubushyuhe cya °C40 munsi ya zero. Ibaze ko uyu mugabo ku ngingo yo guhiga byasaga nk'ibimuri mu maraso, kuko yanitabiraga amarushanwa yo kurasa akayatsinda ku rwego rw'igihugu. Gusa ariko bikaba ibintu yakoraga mu masaha yabaga avuye kwihingira mu mirima ye. Ariko nanone yari yaranigeze gukora imyitozo ya gisirikare y'ibanze igihe cy'umwaka wose, ahita yongera yigarukira iwe mu cyaro guhinga no korora. Ubwo yari ari kwiberaho ubuzima bwe ntacyo ashinja Imana, nibwo Umurusiya yatangije intambara ku gihugu cye Finland. Cyari igihugu kitari gifite ubushobozi bwo guhangana n'igihangange mu bya gisirikare Uburusiya, ariko nanone bakoresha amahitamo yabo ya nyuma yo gukusanya buri muntu wese ushobora gukurura imbarutso y'imbunda akarasa ngo azarwanirire igihugu cye. Uyu muhinzi Simo nawe ari mu leta yitabaje icyo gihe ngo bave mu byabo byose igihugu cyatewe baze bakirwanirire. Nakuzuyaza yahise apakira imbunda ye yari asanzwe akoresha ku muhigo, ikaba imbunda yo mu bwoko bwa Mosin Nagant M2830. Iyi mbunda yayikubise ibitugu ava mu cyaro yinjira mu gisirikare. Nta gutinda mu mayira bahita bamukubita impuzankano y'igisirikare, yinjira ku mirongo y'imbere y'urugamba ku myaka 34 y'amavuko n'imbunda mu ntoki. Umuhinzi mworozi agiye kurwana urugamba rwariho abasirikare b'Abarusiya b'abarakare barenga miliyoni, kandi bose bari basanzwe bazobereye cyane mu kurwana ku mirongo y'imbere y'urugamba.
bari bafite ibifaru byinshi ndetse banafite indege z'indwanyi. Byasaga nkaho yitari buze kuba imirwano, ahubwo Uburusiya bwari bugiye guhana kibyeyi Abanya-Finland. Gusa wibuka aho twatangiriye inkuru nyamuneka. Twatangiye isasu ry'isekura mu mutwe w'uyu muhinzi mworozi Simo rihita rimushwanyaguza isura yose, bisa nkaho byamurangiranye. Ndabizi uhise wibaza uko byaba byaramugendekeye ngo yisange mu minota ye ya nyuma ahumeka ka nyuma. Byagenze gute hagati y'uyu mugabo n'igisirikare cy'Uburusiya? Mbere y'uko musubiza ariko reka tubanze tugere mu bitaro aho yari ari kuvurirwa nyuma yo kuraswa irisasu. Mbere y'uko dukomeza ariko nyemerera mwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe n'uko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzitwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa ndetse nta handi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi ahari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Yari yaryamishijwe ku meza y'ibagiro amwe abaganga bakoreraho utuntu twabo mu bice nk'ibi by'intambara. Abaganga nta cyizere bari bafite ko araza kubaho, gusa barimo bakora ibishoboka byose ngo batabare ubuzima bwe, n'ubwo isura yose yari yuzuye ibikomere n'amaraso, amaraso yuzuye umubiri we wose. Isasu ryari ryamusataguye igufa ry'umutwe ku rwego rwo hejuru. Byasaga nkaho kuza kurokoka byo bitari buze kuba, by'umwihariko ariko bitewe n'uko yari ari kuvurirwa ahantu h'amafuti mu gatente kari ku rugamba, ahantu hatari hari n'imiti ihagije. Gusa abaganga barimo bakora iyo bwabaga, bamupfuka n'amabande vuba vuba bakora icyatuma cyose adakomeza kubirirana. Ariko nabo ubwabo barimo bibaza ukuntu akiri muzima, kuko byasaga nkaho kurokoka ibyo bikomere byo rwose byegere kudashoboka. Simo we yari ari muri koma, nta kunyeganyega, nta n'ikimenyetso cyo kuza kubaho ari kugaragaza. Abaganga byari byabacanze kuko n'amaraso yari yatakaje ubwayo yari ahagije ngo amuhitane. Gusa ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi yari akiri guhumeka, yanse kurekura k'ubuzima. Muri uwo mwanya hanze y'itente yari ari kuvurirwamo hari abasirikare babiri bari kuganira bibaza niba koko araza kurokoka agacika ibikomere yari yatewe n'isasu bari bamupimye ku mutwe. Bari bumiwe nta byiringiro bafite, bumva igikurikira ari ugusenga. Mwimbere mu itente abaganga barimo bapfuka bongera bapfukura, amaraso yabaye amaraso kandi yakwiriye ahantu hose. Ibaze ko niyo bari kumujyana mu bitaro bikuru bisumba ibi nabwo hari amahirwe ari munsi ya zero ko ari buze kubaho, ariko nanone kumujyanayo nabwo byari byegereye kudakunda, kubera ko kumunyeganyeza gato bakamukomakoma uko biboneye byari kumuviramo urupfu. Rero abaganga bahisemo kwitonda, bagenzura uguhumeka kwe kandi bakamugenzura buri kanya. Gusa uyu musirikare warimo witabwaho si umusirikare usanzwe, kuko niwe mpamvu Finland yari ikiri kurwana yemye itaramanika amaboko. None ni gute umuhinzi yahindutse ishyiga ry'inyuma ku rugamba? Ibyatumye Abarusiya bamutinya bikomeye kandi akabarya mu mutwe ku rwego rwo hejuru. Muri uyu mwanya bari kumuvura, reka mbabwire ibikorwa by'uyu mugabo yakoze agahondagura Umurusiya ku mirongo y'imbere y'urugamba. Igihugu cy'abasirikare benshi, ibifaru bitabarika, indege z'urugamba, imbunda n'ibisasu karahabutaka, ibyo byose bikitambikwa n'umugabo umwe w'umuhinzi mworozi. Aha turi ku mupaka w'Uburusiya na Finland, ni mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 1939 nibwo bwa mbere Simo Hayha yarashe umusirikare w'Umurusiya, gusa ntihagire umubona. Icyo gihe Abarusiya barimo binjira mu bice by'amashyamba binjira mu gihugu cya Finland. Bari amagana y'abasirikare benshi barimo bagendera ku mirongo bafite icyizere, ndetse imirindi y'inkandagiro zabo iri kwiyamira cyane. Aba basirikare batekerezaga ko Finland ari igihugu barafata mu minsi nk'itatu gusa, ariko mu buryo bwatunguranye abasirikare b'Abarusiya bari kugenda, umwe muri bo yituye hasi ahita apfa kandi arashwe mu mutwe.
abandi bikangamo. Mu ishyamba hagati bararanganya amaso, babura ahantu haturutse isasu, bareba mu biti ntihagira icyo babona isibye ibiti n'urubura gusa. Ako kanya isasu rya kabiri ryaravuze, umusirikare wa kabiri hasi ahita anapfa. Abandi basigaye batangira kugira ubwoba, bamwe batangira kwitsimba, maze nabo bafata imbunda batangira kurasa aho babonye hose mu ishyamba, kuko abarasaga ntawe babonaga. Nta wundi wari mu basoroma ni Simo Haiha, yari yibereye muri metero 150 kure yabo, abareba neza yiturije, aryamye mu rubura, yambaye imyenda yera de ku buryo utamubona gutyo gusa, n'imbunda ye yari yayambitse imyenda y'umweru ku buryo utamutandukanya n'urubura rwo mu ishyamba yari aryamyemo. Yari ari pose nta kunyeganyega. Ibi kandi yari yaranabimenyereye cyane, kuko no mu muhigo yari asanzwe akora muri iri shyamba yari abizi neza ko kunyeganyega guto bituma ubonwa n'umuhigo, naho urusaku rugatuma wicwa mbere. We yaratuje yitegereza ukuntu Abarusiya byabacanze. Ku basirikare b'Abarusiya barimo bishyira hamwe ngo bahangane n'uwari mu barasira kure. Simo arongera afata imbunda neza yitonze, arahumeka, akurura imbarutso, ararasa. Undi musirikare ajya hasi, abasigaye bahita biruka barahunga, basiga bagenzi babo barashwe inyuma. Simo ntiyigeze abakurikira, ahubwo yagumye hamwe niyananyeganyega. Nyuma y'iminota 20 ibyo bibaye, abasirikare b'Abarusiya baragarutse muri iryo shyamba baje guhiga umusniper barashe mu kanya. Iyo yari patrouille y'abasirikare 8 bafite intwaro nziza, binjira mu ishyamba bagenda gake gake mu rubura, bari kureba muri buri giti na buri kirundo cy'urubura bashaka umurashi. Kandi koko yari hafi aho muri metero 50 kure yabo, arimo kubareba, arimo no kumva amajwi yabo, arimo kumva imirindi y'ibikweto by'urugamba biri kuza bimusatira. Baraje bari kumushakisha, baramusatira, bagera muri metero 40, metero 30, bakomeza kumusatira. Umwe muri bo yanahagaze imbere ya Simo yitegereza ahantu yari yitsimbye, anahamara amasegonda 10. Simo niyanahumbya cyangwa ngo yikome aryumaho. Nibamubona barakomeza barashakisha. Bigera ubwo muri abo basirikare yamwegereye ku buryo yanamukozaho imitwe y'intoki, ariko arakomeza arihisha nta no kunyeganyega, nibabasha kumubona. Nanone barikomereza. Bamaze kugenda nibwo Simo yahagurutse ahantu yari aryamye, nabwo kandi ahita yongera burira mu myotsi. Nuko ibintu byose byatangiye. Uwo wari umunsi wa mbere kuri Simo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Uwo munsi bwagiye kwira, yarashe mu bwonko Abarusiya 3 kandi b'abasirikare. Gusa ntabwo ibyo byari birangiriye aho, kuko umunsi wakurikiye yagarutse muri iryo shyamba, n'umunsi wundi wakurikiye n'indi myinshi yakurikiye yagiye agaruka muri iri shyamba kandi afite imbunda. Buri munsi agahindura pozisiyo aho kurasira. Gusa n'ubundi buri munsi agahitana ubuzima bw'abasirikare b'Abarusiya. Ahantu Simo yaberaga mubi cyane, yakoreshaga tactique Abarusiya batari bamenyereye. Icya mbere, imbunda ya Simo nta ndebakure yari iriho. Impamvu nuko indebakure ibifite uturahure, izuba rikubitaho urumuri rugahita rukata rugasubira inyuma, ibyitwa reflection, kandi ibyo byatuma byoroha kumenya aho yitsimbye. Simo we ntabwo yakoreshaga indebakure, ahubwo yakoreshaga amaso ye yonyine, imbunda akayiringanisha n'umutwe w'umusirikare. Ikindi, yafataga urubura akarushyira mu kanwa mbere yo kurasa, kubera ko mu bukonje nk'ubu bw'indengakamere iyo uhumetse umwuka usohoye uhita uba nk'igihu, kandi ibyo byahita bigaragaza ahantu umuntu yihishe mu ishyamba nk'iri. Gushyira urubura mu kanwa rero ibyo bituma bitaba. Ndetse mbere yo kurasa yabanzaga gusuka amazi imbere y'aho yateretse imbunda, kugira ngo ya mazi ahite ahinduka barafu. Impamvu nuko iyi imbunda iteretse ku rubura ikarasa, bimera nk'aho urwo rubura rwari ruteretseho imbunda hari ikirwituyeho rugatumuka. Ibyo rero nibyo yangaga, kuko byari gutuma agaragara akaba yaraswa. Uyu Simo mu byumweru 2 gusa yaramaze kwica abasirikare b'Abarusiya barenga 50. Nyuma y'ukwezi, ubwo ni mu kwa mbere k'umwaka wakurikiye mu 1940, yari amaze kwica arashe mu mutwe abasirikare b'Abarusiya bagera ku 100. Mu kwezi kwa kabiri yari amaze kwica abarenga 200 mu gisirikare cy'Uburusiya. Abarusiya batangiye kugirira ubwoba umurashi batari bakabonesha amaso yabo. Abasirikare bakajya banga gukora patrouille muri iryo shyamba kubera gutinya ko baraswa. Ibihuha bivuga ko abasirikare b'Abarusiya bari baramuhimbye ngo The White Death kubera uburyo yabarasiraga kure yibereye mu rubura. Abajenerali bakuru b'Abarusiya batangiye gukora amanama ya hato na hato, bibaza ukuntu umugabo umwe gusa rukumbi yabahagamye akabitambika igisirikare cyose n'ukuntu ari kinini cy'Uburusiya byasaga nk'ibitumvikana. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1940, Simo Haiha
yari amaze kwica abasirikare b'Abarusiya barenga 300. Ibaze umusirikare umwe na kumuhinzi mworozi umwe kurasa kwica abasirikare 300 bakoze ikosi rikaze, kandi noneho b'Abarusiya akabarasa akoresheje imbunda imwe rukumbi yari asanzwe ahigisha imbeba n'inkwavu mu ishyamba. Nukuri icyo cyari igisebo ku Burusiya. Ibi byatumye Uburusiya bukora buri kimwe cyose ngo bwikureho icyo gisebo, maze Simo bamushumuriza abamudahusha b'umwuga, bamushumuriza ibibunda rutura bimwe by'ama artillery bimwe biremereye kandi birasakure, bamwoherereza abasirikare benshi kumuhiga ndetse banashyiraho ibihembo kuri buze kumurasa mbere. Iri ni ryo higa rya mbere ryigeze ribaho rinini cyane mu mateka yose y'igisirikare cy'Uburusiya, igihe bahigaga Simo Haiha w'umuhinzi mu ishyamba. None yabashije kwitsimba gute izi batayo zose z'abasirikare n'ibibunda bya rutura bari bamushumurije? Byagenze bite? Ku cyicaro gikuru cy'igisirikare cy'Uburusiya mu kwezi kwa kabiri kw'igihumbi 1940 abakamanda bakuru bari bafite ikibazo. Icyo kibazo ni Simo Haiha wari umaze kwica abasirikare barenga 300 bagenzi babo. Cyasaga nk'ari gusiga icyasha igisirikare cya mbere cyari gitinyitse mu isi yose icyo gihe. Abajenerali babuze ayo bacira nayo bamira. Cyasaga nk'aho hari ikintu gikeneye gukorwa kandi kinini cyane kuri uyu mugabo. Uyu mugabo babanje kumwoherereza abamudahusha bagenzi be, ariko bo babahanga cyane mu mirasire kumurenza. Aba binjiye muri iryo shyamba intego bafite ari imwe kandi yoroshye: gushaka Simo bakamurasa agapfa. Aba bari abasniper 5 bari biyizeye bihagije, maze bafata pozisiyo, begura intwaro, batangira gushakisha Simo. Iminsi 3 yakurikiye bose uko ari 5 bari bamaze gupfa barashwe na Simo. Bahise bamwoherereza abandi bamudahusha, na nyuma yaho bamwoherereza abandi n'abandi, bose bibagendekera kimwe. Simo yarazi neza iri shyamba kubera ko yarasanzwe arihigiramo. Yarazi neza ahantu hose umurashi ashobora kwitsimba. We yarahamaze imyaka 30, igisirikare cy'Uburusiya cyo kihamaze iminsi 3 yonyine. Aba basirikare b'Abarusiya babonye kumubona byagoranye, bafashe umwanzuro wo kuzengurutsa ishyamba ryose ibitwaro binini cyane, maze ryose barirasamo ibisasu bararitwika ngo nawapfiremo. Ishyamba ryose barishyira hasi. Rimaze kuzima, abasirikare b'Abarusiya barinyura hagati bagenda bagenzura koko niba yaba yapfuye, ariko nibagira icyo babona cyerekana ko hari uwaba yapfiriye muri iryo shyamba. Kumbe Simo akibona ibitwaro yari yahunze kare bigishyushye ajya kwitsimba ahandi. Ategereza ko kurasa birangira, maze ahita yongera aragaruka akomeza kwica Abarusiya. Abarusiya cyarabarenze, batangira kwibaza ukuntu yarokotse bikabacanga. Bahise bongera umubare w'abasirikare kuri patrouille binjira mu ishyamba ngo barebe ko bamubona. Kuri no nshuro bwo bohereje abasirikare 50 ngo bamuhige. Aho Simo yarari yarimo abareba kandi yiturije, maze akurura imbarutso ararasa. Abasirikare barebye inyuma babona mugenzi wabo umwe wari uri inyuma ari hasi. Simo ahitabura. Bagerageje kumukurikira barebera aho yagiye akandagira, ariko Simo ibyo yarabizi cyane kuko yakandagiraga kuri za bluff, ku buryo ahantu yakandagiye bitari buze gusigara byishushanyije, cyangwa se agakandagiraho inyamaswa zagiye zikandagira, cyangwa se akagenda kinyuma ku buryo ugiye kumukurikira wajya mu cyerekezo kinyuranye naho yerekezaga nyakuri. Abasirikare b'Abarusiya bari bafite ubwoba kuko bari babizi neza ko umurashi ari kubarebera kure, ariko bitegereza neza igihe cyanyacyo araza kurasa umwe muri bo. Bamwe batangiye no gusuzugura amategeko, abandi aho kwinjira mu ishyamba batangira gucika bava mu gisirikare, bafatwa bakaraswa kubera ubugwari bwabo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu kw'igihumbi 1940 Abarusiya bashyizeho ibihembo ku musirikare uzamurasa. Bavuga ko uzabasha kumwica azahabwa amafaranga menshi kandi akazamurwa mu ntera. Icyo gihe ibihumbi by'abasirikare binjiye muri iryo shyamba, bose umugamba ari umwe: kumubona bakamwica. Bashakisha ahantu hose muri buri giti, ariko ntibamubona kubera ko Simo ntiyari umurashi gusa, ahubwo yari ameze nk'umuzimu, asa nk'utagaragara. Ku tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi 1940 Simo yari amaze kwica abasirikare b'Abarusiya bagera kuri 500. Ahita aba umurashi wa mbere mu mateka y'isi yose warasiye kure abantu benshi akoresheje imbunda imwe gusa y'umuhigo. Abarusiya bari barakoze ibishoboka byose ngo bamurangize, ariko biranga bibi by'ubusa. Gusa wibuka ukuntu twatangiye inkuru yacu. Byagenze bite kuri uno munsi ngo umubere wa nyuma kuri uru rugamba yari ari kurwana wari warananiranye araswa isasu rimumena umutwe? Ku tariki 6 z'ukwezi kwa gatatu kw'igihumbi 1940 umurashi w'Umurusiya yari agiye gukora ibyari byarananiye ibihumbi by'abasirikare, gukurura imbarutso akica The White Death.
Simo yari muri pozisiyo ye aho yari asanzwe arasira n'ubundi mu rubura, ibintu yari amaze kumenyera cyane. Abasirikare b'Abarusiya barimo batambuka muri iryo shyamba rimwe n'ubundi yari arimo bari kuri patrouille, maze Simo arababara neza yitonze, arahumeka akurura imbarutso, umusirikare umwe amushyira hasi. Gusa kuri no nshuro ubwo arasaga, umusirikare wo mu Rusiya nawe wari witsimbye yabonye ahantu isasu riturutse, abona akantu gasa nk'agashashi k'umuriro kamyasa, tayari ahita amubona, nta gutinda mu mayira ahita akurura imbarutso amurasa isasu ritari mwangiza isura. Simo ahita ajya hasi, amaraso ahita kwira mu rubura aho hose hari hamukikije. Bagenzi be babonye ko arashwe, baraje baramukurubanga bamuvana ku mirongo y'imbere y'urugamba bamujyana mu ivuriro. Abaganga bakimubona bahise bavuga ko kurokoka byegereye bidashoboka, ariko bakoze ibishoboka byose, bararwaza bishoboka. Iminsi iragenda iricuma, umugabo yanga gupfa. Mu cyumweru cyakurikiye ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka umwe w'1940, Simo yafunguye amaso arareba. Uwo munsi ni nawo n'ubundi intambara y'Uburusiya na Finland yari isojwe, yashyizweho akadomo, impande zombi zemeye gusinya amasezerano y'amahoro. Simo yarabyutse abona isura ye yose yuzuye ibipfuko, atanabasha kuvuga, gusa ari muzima, yarokotse. Amateka avuga ko uyu mugabo yaje kongera kubaho indi myaka 32 yose, kuko yapfuye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2001 yishwe n'indwara z'izabukuru. Yo, niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.